Mu kiganiro ku ishusho ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu Rwanda, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yavuze ko harakigaragara ibikorwa bibi byibasira abarokotse Jenoside. Amezi 3 ashize turagenda tubona ingero zahongeye kuba ubwicanyi bwibasira abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bamwe mu babikora ugasanga ari n'abagize uruhare muri Jenoside barangije ibihano cyangwa se mu miryango yabo. Nejo hari umukecuru biciye Rukumberi, harimo no kwica ku buryo bubi cyane, bamukata umutwe bamuhamba mu ngarane iwe. Mu kwezi kwa 8 twagize izindi ngero 3, abacitse ku icumu 2 bishwe mu karere ka Nyaruguru, undi mu karere ka Karongi ndetse na Ruhango. Nk'intwara rumuri rero, izo ni ingero zikwiye kutwereka ko nubwo igipimo ari cyiza, haracyari ibisigisigi by'irondabwoko n'ingengabitekerezo ya Jenoside dukwiye kurandura burundu. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yavuze ko intambwe yatewe mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda mu myaka 30 ishize ishimishije, nubwo hari abakomeje gutsimbarara ku kibi. Kongera gusubiza u Rwanda umwimerere warwo ubumwe, gushyira imbere ubunyarwanda no kurandura burundu iturufu y'amacakubiri yakoreshejwe igihe kinini byari ngombwa, kuko yaratwononeye bikabije. Tutazirara tukibeshya ko wabibye ingengabitekerezo ya Jenoside akanayishyira mu bikorwa yarekeye aho. Abifuriza igihugu cyacu nabi no gutandukanya Abanyarwanda baracyahari, kandi bari mu ngeri nyinshi, baba abanyamahanga cyangwa se n'Abanyarwanda ubwabo bagifite imyumvire mibi yo gusenya igihugu cyacu. Abariko ntawe bakwiye guhangayikisha no guhungabanya, kuko ibyo twagezeho byose bari bahari kandi bavuga cyangwa bakora byashoboraga kutudindiza, ariko wa mutima w'u Rwanda watumye tudacika intege. Madamu Jeannette Kagame yasabye Abanyarwanda muri rusange gukomeza gushyira imbere ubumwe bwabo, ndetse abo umukora intwara rumuri. Bavandimwe ntwara rumuri, mufite amahirwe yo kuyobora u Rwanda twishimiye kandi rwahinduye amateka, abarwo twese dufite uburenganzira bungana. Tumaze kubona twese ko abaturage bizera umuyobozi uvugisha ukuri kandi ushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, natwe bikwiye kuturanga. Ese nk'intwara rumuri ntibikwiye ko dufata iya mbere natwe tukajya dusubira iwacu aho dukomoka, tukaganira ku bibazo bitwugarije, tukibukiranya impamvu yo gukomeza guhuza umugambi wo gukomera ku bunyarwanda n'ubumwe bwacu. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize bugaragaza ko 99% by'Abanyarwanda bashyira imbere ubudaheranwa no kwimakaza ubunyarwanda kurusha ibindi byose byabatanye. Janvier Manishimwe, Unique TV News.